nibaza yuko nk'uko mwabivuze maze igihe muri shampiyona, maze kuba uwa kabiri inshuro novuga nyinshi, wa gatatu, wa kane, sivyo umuntu akarata shampiyona kuri journée ya nyuma. Umutoza Haringingo Francis Christian cyangwa se Mbaya yamaze kwemererwa noneho gutoza ekipe ya Rayon Sport. Ni nyuma y'ibiganiro byabereye muri Ferwafa hagati ya Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. None rero muri video tugiye kureba kandi dusesengure impamvu yari yarabujije Haringingo gutoza Rayon Sport, uko ikibazo cyaje kuba gikemurwa, icyo bivuze kuri Rayon Sport, umukino wa mbere agiye gutoza muri iyi weekend, ndetse bakaba bazahura na Rutsiro. Rayon Sport iri mu rugamba rwo kuzamuka ku rutonde rwa shampiyona. Ese Haringingo hari ikintu aje guhindura? Wowe reba iyi video kugeza irangiye umenye byose uko bimeze. Icyo ngusabye gusa, banza ukore subscribe niba utarayikora, ukande like, ubundi ngusobanurire byose. Nta rungu kuvana bageze hano, ndakwizeza ko uhava usobanukiwe byose. Nyuma y'iminsi itari mike rero havugwa impaka no kutumvikana hagati y'impande zitandukanye, umutoza ukomoka mu Burundi Haringingo Francis Christian noneho yamaze kwemererwa ku mugaragaro gutoza ekipe ya Rayon Sport cyangwa se Gikundiro, Murera, Isaro ry'Inyanza n'andi mazina bayitazira kuko ari ikipe ikunzwe na benshi mu Rwanda. Ibi byemejwe rero ku mugoroba wo kuwa kane ku itariki 16 Mata mwaka wa 2026 binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, rikaba ryaturutse mu nama yabereye mu cyicaro cy'iri shyirahamwe. Iyi nama rero yari yitabiriwe n'abayobozi bakomeye barimo perezida wa Ferwafa Shema Fabrice, perezida wa Kiyovu Nkurunziza David, perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah, ndetse na Haringingo ubwe, Haringingo Francis Christian ubwe yari ahari. Mbere y'inama rero Haringingo yari yaratangajwe na Rayon Sport nk'umutoza mushya, ariko ntiyari yemerewe gutangira akazi ke kubera ibibazo by'amategeko. Ikibazo cyaturukaga ku kuba ikipe ya Kiyovu Sport aho yari asanzwe atoza yaravugaga ko atigeze asezera mu buryo bwubahirije amategeko, bityo ikaba itari yiteguye kumurekura. Ibi byatumye rero habaho kudindira mu itangira ry'akazi ke muri Rayon Sport, ndetse bitera impaka ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko ari ubwa mbere byari bibaye. Nyuma y'ibiganiro byimbitse byahuje impande zombi, Ferwafa yatangaje ko ikibazo cyakemutse maze Haringingo yemererwa gutoza Rayon Sport mu buryo bwubahirije amategeko. Ishyirahamwe byashimye impande zombi ku mikoranire myiza no gushyira imbere igisubizo kirambye. None rero biteganyijwe ko umukino wa mbere Haringingo azatoza ari Rayon Sport na Rutsiro. Umukino uzaba ku itariki 19 Mata 2026 ku isaha ya saa 9 ku cyumweru. Uyu mukino uzabera kuri Stade Umuganda. Uyu mukino uzaba ari ingenzi cyane dore ko Rayon Sport iri ku mwanya wa kane ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 46, ikaba ishaka kongera kwiyubaka no guhatanira imyanya myiza. Kwegukana Haringingo ku mugaragaro ni inkuru nziza ku bakunzi ba Rayon Sport kuko byari bimaze igihe bitegerejwe. Ubu rero ikipe ishobora gukomeza gahunda zayo idafite imbogamizi z'amategeko. Abasesenguzi b'umupira w'amaguru bemeza ko uyu mutoza ashobora kuzana impinduka nziza bitewe n'ubunararibonye afite mu karere. Shuri ya dusari